tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri amahoro kandi ibintu bishobora kugenda bimera neza cyane rwose. By'umwihariko wamaze gukanda subscribe w'agaciro, nawe utarakanda subscribe ukanda subscribe rwose aka kanya, tubabarire turabigusabye rwose kugira ngo twubake umuryango mugari w'abasportifu bibumbiye hamwe rwose. Mureke dukande subscribe kugira ngo amakuru y'imikino agezweho n'akajya ducika, ibintu bishobora kugenda bimera neza cyane. Intego za TV6 Rwanda ni ukubagezaho amakuru, ariko tukaba n'umuryango mugari w'abasportifu bibumbiye hamwe, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Niyo mpamvu nsaba buri wese uri kureba iki kiganiro aka kanya ngo kanda subscribe rwose, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu birushaho kugenda biba amata n'ubuki, amakuru ajya kugeraho ku gihe, kandi dukomeze kugenda twagura umuryango rwose. Mbashimiye uburyo muri kugenda mureba ibiganiro byacu, kandi rwose nawe utaraba umupatina wacu rwose twagusaba ngo bikore aka kanya, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Tugende twiganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye muri APR rwose, niyo tugiye kuganira muri aka kanya. Andi ma equipe niyo tugenda tuyaganiramo uko bwije n'uko bukeye. Muri aka kanya iki kiganiro kirareba abafana b'ikipe ya APR rwose. Nizere ko mwamaze gukanda subscribe, ubundi twimanukira mu cyo bita imiriro hatari, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese nizere ko mumeze neza cyane rwose, muraba agaciro. Bamwita Seydou Youssif Daouda, hari amakuru menshi ari kumuvugaho rwose agiye akomeye cyane. Wo bita Seydou Youssif Daouda, umunyagana rwose, ni 25 mu mugongo, umwe mu bakinnyi beza ikipe ya APR ifite, ariko rwose utarayihiriye neza 100% rwose. Uko yagaragaje ubuhanga bwe ntabwo ariko yabukoresheje, yaba mu gihe yagize ibibazo by'imvune cyangwa se ibibazo by'uburwayi, ntabwo yigeze yigaragaza neza cyane. Bamwita Seydou Youssif Daouda. Hari amakuru avuga ko rwose uyu mutaramu nyuma y'uko avuye mu biruhuko mu gihugu cya Ghana, ikipe ya APR murabizi ko yarabahaye ikiruhuko, bamusaba kuba yaza gutangira imyitozo na bagenzi be. Araza agera n'i Kigali rwose, atangira imyitozo, ibintu bimera neza. Ariko nyuma y'iminsi itarenze 2-3 atangiye imyitozo, yongeye kwandikira ubuyobozi abusaba uruhushya rwo gusubira iwabo muri Ghana, kuko ngo arwajije mushiki we. Abantu bo muri APR baravuga bati ibintu birakomeye cyane, se uyu mukinnyi bimeze bite ko tubona icyo bita indege ayurira buri munsi, buri kanya bashaka ibintu by'ibiruhuko rwose byo kwerekeza hariya iwabo muri Ghana. Uyu mutaramu rero rwose ngakomeje guteza umwuka mubi muri APR, ariko icyo nababwira cyo no kubabwira ngo uyu mutaramu wundi buryo byagenze. Uyu mutaramu yavuyeyo mu biruhuko, ageze i Kigali rwose aza kumenyesha ubuyobozi bw'ikipe ya APR ko ageze i Kigali, akamenya inkuru y'uko mushiki we arwaye, ameze nabi rwose. Abasaba kuba bamuha uruhushya none agasubira mu gihugu cya Ghana. Ubuyobozi bwa APR burareba, baravuga bati ni umukinnyi dukeneye kuba twakoresha, kandi akwiriye no kuba yatangira imyitozo na bagenzi be kugira ngo bakomeze babe ku rwego rumwe. Ariko ikintu kiri gutungurana ni uko uyu mutaramu rwose yababwiye ati ntabwo nongera gukora imyitozo, rwajije mushiki wanjye, ndashaka kumwitaho, byaba byiza mumpaye itike rwose nkayasubira mu gihugu cya Ghana kureba mushiki wanjye urwaye. Andi makuru nanone nzi kuri uyu mutaramu rwose nakuye ku bantu b'inshuti ze za hafi rwose, bakubwira ko uramutse umwimye icyo bita uruhushya rwose we arakureka, ariko mu minota mike rwose ushobora kubona ifoto aryamye ku kibuga cy'indege rwose akubwira ati njye ndagiye, uruhushya wari unyimye ariko njye ndagiye rwose. Muri make ngo ni umwe mu bakinnyi rwose bafunga umutwe, bazi umupira ariko bafunga umutwe nyine. Muri make birashoboka ko rwose ngo ikipe ya APR nikomeza kuba yatsimbarara ku cyemezo cyo kumwima uruhushya rwose, uyu mutaramu ashobora gufata indege rwose akaba yagenda rwose, kuko muri kontara ngo harimo yuko mu gihe abavandimwe be cyangwa se inshuti ze zo mu gihugu cya Ghana zigize ikibazo gisaba kuba yahagera, cyangwa se ibindi bintu, ntabwo ari ikibazo gusa, impamvu itumye ishobora gutuma atagomba kuhabura rwose. Muri kontara ye birimo yuko uyu mutaramu agomba kwita yitabira neza cyane, nta kabuza rwose. Niyo mpamvu babwira ati rwose mwubahiriza amasezerano twasinyanye, mumpe uruhushya nerekeze iwacu, njye kureba mushiki wanjye urwaye, mbe namwitaho, mbe namuvuza, mbe namutangira buri kimwe cyose, ubundi mbone kugaruka. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR ntubibikozwa, ariko nawe ntakozwe ibyo gukora imyitozo atarajya iwabo muri Ghana rwose. Ubuyobozi kuri uyu munsi bushobora kurara bufashe umwanzuro, bakareba niba bagomba kumuha uruhushya cyangwa se bagomba kurumwima,
nawe rwose inshuti ze zafu yazibwiye ko nibaramuka bamwimye uruhushya rwose nta kabuza kandi agomba kugenda, bamwima uruhushya cyangwa se barumuha rwose ngo nta kabuza agomba kuba yakerekeza iwabo muri Ghana rwose kureba umurwayi nyine mushiki we urwaye umeze nabi cyane rwose ngo uri mu bitaro. Aravuga ati rwose ntago nabasha no gukora imyitozo, nzi ko hari umuvandimwe wanjye urwaye umeze nabi rwose. Aravuga ati ngenda ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Arababwira ati rwose nta nubwo ari ngombwa ko muntegera rwose, murabizi ko ikipe ya APR ubundi yemereraga buri mukinnyi itike y'indege mu gihe bagiye mu biruhuko, ariko uyu nguyu arakubwira ati rwose kuko ari ibintu byanjye nyine ku giti cyanjye ngomba kuba nakitegera, wenda mu gihe ubuyobozi budashaka kuba bwantegera ariko njye nditegera, ariko mu uruhushya. Abantu bakavuga bati Dawuda twari twiteze, Dawuda twabonaga twatekerezaga ko ashobora kuba ari umwe mu bakinnyi bagiye kuza muri APR, muri iyi APR ivuguruye bari hejuru, ko tumva atangiye kuzana ibintu bya zagara bimeze bite, ese tuzakomeza tumugirira icyizere, ese ko tumugirira icyizere kenshi akadutenguha ibintu biraza kugenda bimeze bite? Ibyo nibyo bikomeje kugenda biyoberana rwose, bikomeje kugenda bicanga abantu benshi rwose hirya no hino, by'umwihariko abakunzi n'abafana b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu rwose, bo barakubwira bati uyu mutaramu Dawuda umupira arawuzi ariko nawe ntashobotse, yaba disipurine yo mu kibuga cyangwa se yasore yo hanze y'ikibuga rwose ubona ko ni umwe mu bakinnyi batitwara neza cyane, kuko ni byinshi byagiye bimuvugwaho, byagiye bigaragara, byavuzwe ko uyu mutaramu nyine kuba atagaragara mu kibuga muri APR ni impamvu ze bwite, yaba imyitwarire hanze y'ikibuga byose rwose. Ibyo ngo ni bimwe mu biteza intandaro yo kuba uyu mutaramu atagaragara mu kibuga muri APR ivuguruye rwose. Abantu benshi bari biteze ko ari ushobora kuba azaba ari mu bakinnyi bayoboye, ariko rwose akomeje kugenda korogana n'ubuyobozi, ariko ubuyobozi bwa APR buraza kureba uburyo bukemura icyo kibazo cy'uyu mutaramu bita Seydou Youssif Daoud, umwe mu bakinnyi rwose bifujwe n'amakipe menshi, ariko ikipe ya APR ikaza kugenda imwimana kugira ngo barebe uburyo bamugumana, ariko nawe akaba atangiye kugenda akorogana rwose bya hato na hato, kuko ntago ubuyobozi bwapfa guha umukinnyi uruhushya utaramara n'iminsi 3 cyangwa se utaramara n'ibyumweru 2 garashaka urundi ruhushya rwose, aho ngo babigoye. Urumva n'urundi ruhushya rw'icyumweru, ugasanga rwose ikipe ya APR yabiri gusigara cyane. Biragoye ko uyu mutaramu bagomba kumuha uruhushya, nubwo nawe nabonye rwose yakaniye avuga ati uruhushya bararumpa, n'ubuyobozi bukavuga bati rwose turaza kubyigaho. Uyu munsi ategereje igisubizo, ku munsi w'ejo akahita amenya umwanzuro rwose, akahita afata umwanzuro ushobora kuba ukomeye cyane.